Guys, nongeye kubasuhuza nanone kandi mbifuriza ibihe byiza. Ndakwifuriza ibihe byiza wowe ugeze kuri cano bwa mbere ndetse nawe twari dusanganywe kuri iyi cano. Hari hashize igihe kitari gito tudakora bitewe n'uko cano bari bayisibye kubw'impamvu runaka, ariko muri iyi video turagarutse dutangiye gukora. Rero ahangaha wakwibaza uti ese ni iki cyari cyatumye bayisiba? Hari ibintu tujye kuganiraho bigeze muri bibiri cyangwa se bitatu bishoboye gutuma cano yawe bayisiba. Wowe uhora ubana nanjye umunsi ku munsi, niwumva ibi bintu ndetse ukabasha kubyirinda, cano yawe ntago bazigera bayisiba. Rero tugendane akantu ku kandi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi cano, ibuka gukanda wanditse subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Nibutsa ko njye duhora tubana umunsi ku munsi, nitwa Nathan. Iyi ni Mr Nathan. Ni nyuma y'uko badusibye cano irenze imwe, murabizi aho twabanaga ku zindi cano cyangwa se ku yandi mashene bagiye badusiba amacano ageze hafi muri atanu. Murumva? Sorry, ibyo ni ibintu biba bikaba gutyo, umuntu ntacike intege kuko muri urugendo rwa YouTube habamo ibintu byinshi bishoboye gutuma umuntu acika intege, so bigatuma atongera gukora bitewe n'uko yumva yananiwe cyangwa se yarambiwe no kujya ahora akora video bazisiba, ariko ibyo ntabwo byakabaye biguca intege wowe utangiye uru rugendo rwa YouTube, kuko ni uguhatiriza. Ni ikintu cyose ntabwo wakigeraho utahatirije. So tudatinze rero, ahangaha bampaye email ivuga ngo kuriya nyine bahita baguha hayi, bakakubwira your channel may have. Noneho sasa mwumve iyi issues yabaye kuri iyi channel yanjye ya Mr Nathan. Gusa ndanishimye cyangwa se ni iby'igiciro cyane kuko ubu noneho yagarutse, ubu tugiye kongera gukora, ariko izindi zo zaranze kugaruka. Hano barambwiye ngo your channel may have been hacked, change made to your channel don't follow our guidelines, so we removed Mr Nathan to protect our community and safeguard your channel and reputation. Channel name Mr Nathan. Hano bakatubwira ngo start investigation. Hano baravuga ngo baratekereza ko channel yanjye yaba yabaye hacked, bityo cyangwa se yinjiriwe, bityo bigatuma uwayinjiriye agira ibintu ahindura. Ahangaha niho tugiye gutinda kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza n'ibi bintu. Ahangaha kuba yarabaye hacked, njyewe ubwanjye nabonye email ivuga gutya ko bari bamaze iminsi bansiba amacano agiye atandukanye. Ndavuga ati ko nzi ko nta muntu ufite access kuri channel yanjye, akaba nta muntu uzi password, ama credentials nkaba nta muntu nahaye, bimeze bite? Okay, nyuma yaho nza kwibuka mu gihe nari ndimo ndakora pili, hari ibibazo byinshi bagenda bakubaza ukagenda ubisubiza. Nza kwibuka neza ko nari logged in mu mashini, muri device y'imashini ndi logged in no muri telefone, kandi YouTube muri iyi minsi ntabwo iri kwemera one account in two device at the same times. Birumvikana ntabwo kuba waba ufite account imwe muri device ebyiri ni ibintu YouTube itari kwemera cyane, kuko ibi bintu ntabwo aba ari sawa, nyine babifata nkaho urimo uracitinga, urakora amanyanga. So noneho icyaje guteza ibibazo byose kuri device, ku mashini nta kosa nigeze nkoreraho, kuri telefone nta kosa nigeze nkoreraho. Noneho ndatekereza ati ese ni iki cyaba kiri gutera ibi bintu? Naje gusuzuma neza nza gusanga iki kintu cyabiteraga ari cyo bita VPN. Mu mashini nakoreshaga connection Wi-Fi, ariko muri telefone ngakoresha VPN. So murumva ko umuntu ufite device y'imashini bari kureba location bakabona wenda ni hano i Kigali mu Rwanda, kandi harimo ya channel yanjye wenda ya Mr Nathan, then bareba kuri device ya telefone bakabona umuntu yibereye California, yibereye UK, yibereye India n'ahandi n'izindi location zigiye zitandukanye, bakabona location IP ziri kugenda zihindagurika. Sorry. Then ahangaha bahita babifata nk'aho ari umuntu wakwinjira muri account hanyuma agahindagura ibintu. Rero sasa inama ahangaha twakwigira muri iyi video, cyangwa se wowe ugeze ahangaha uri kumva iki kiganiro cyangwa se urimo urankurikirana,
irinde gukoresha ikintu cyitwa VPN. Bamwe mu ba content creator cyangwa se bamwe mu bakora izi video dushyira kuri YouTube bagenda bahura n'ibibazo, ugasanga ufashe video urayapulodinze, uyu munsi uguze mega urayapulodinze uri i Kigali, wenda ushyizeho location cyangwa se ntuyishyizeho, sisiteme algoritime ya YouTube yobo izaditekitinga lokasiyo y'ukuri uherereyemo bitewe na interineti uri gukoresha, isange wenda wapulodinze uri Kigali cyangwa se uri mu Rwanda. Uyu munsi ejo megabayiti nize gushirana ukubitaho VPN babona umuntu yapulodinze aherereye California, bazahita babona ko iyo channel mu by'ukuri ntago ikora, mbese ni amanyanga, ibyayo ni amanyanga. So aha ngaha rero inama nakugira wowe mu content creator, cukubiri tandukana n'ikintu cyitwa VPN, kuko VPN ikintu iri buze kugukora kuri channel nta kindi ni ukuyitekinga down, mbese ikayishyira hasi ku buryo nyine utakaza umwanya wataye ufungura channel, umwanya wamaze ukora amashare, amaupload, umwanya wamaze utegura ibiganiro, ngira ngo murabizi ko gutegura ikiganiro ni ibintu bitaba byoroshye. Ikindi nko ku macano ayo nababwiye bagiye bansiba, abantu tubana hano kuri ubu rubuga barabizi, bagiye bansiba channel zimaze kugera hejuru, ariko wajya kureba ugasanga ikintu cyagiye kibitera habayeho gufata udushoti. Murabizi ko mu minsi yashize shoti zashoboraga kugukorera ku buryo ari handi wapulodinga agashoti sub-igihumbi ukazibona mu kwezi kumwe, ukagenda ukagakora TikTok, ukagakora Instagram cyangwa se Facebook, ukaza ugakubitaho ako kanya ukabona aba subscribers bari kwiyongera. Ibyo byatumye bishyira muri loss, nakwita ko ari loss kuko iyo channel yari yaramvunye cyane, ariko bigeraho sinacika intege, ndavuga nti ndakomeza nkore. Gusa icyo nakubwira nk'umu content creator, itwararike umenye ama guideline za YouTube, uzitwararikeho, umenye ikizira kuri YouTube, umenye icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora. Nurangiza ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ya Mr Nathan kugira ngo tuzajye twigana amasomo agiye atandukanye. Amasomo yo arakomeje. Wowe niba iyi video igufashije isangiza abandi, kuko amakuru ni ingirakamaro. Ushobora kuba wajya gukora ama upload ukareba video cyangwa se ugapureyinga video zawe ukoresheje VPN cyangwa se ugakora izindi cheat, twabyita cheating, ukoresheje VPN. Gusa niba winjiye muri kariya ya YouTube, itwararike ujye wigomwa wemere ugure megabayiti, kuko biri mu bintu bishoboye kugufasha kuba channel yawe yakwaguka ndetse ikagera kure, ndetse kandi uru rugendo watangiye rwa YouTube rukakugira umusaruro, rugatanga umusaruro ufatika cyangwa se ugaragara. Rero ndagushimira wowe wabanye nanjye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, ngushishikariza gukanda wanditse subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazajya bigucika. Kandi niba ari bwo bwa mbere wari ugeze kuri iyi channel, wahawe ikaze mu muryango mugari, aho tuzajya twiga amasomo agiye atandukanye. Ushobora kuba ukoresha devices zigiye zitandukanye, telefone cyangwa se mudasobwa, aho hose tuzagenda tukwigisha amasomo ajyanye n'ibyo wumva wifuza cyangwa se n'ibikenewe kugira ngo umenye ngo ibintu bikorwa gute, ukamenya uko ibintu bikorwa intambwe ku yindi. So rero ndabashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Njye twabanye muri iyi video nitwa Nathan, tuzasubire no mu bindi biganiro by'ubutaha. So ciao ciao, mukomeze mugubwe neza.